mbega pima cyo zikwiruka we reba imisozi aturengeje mana we nenze ko tugiye gupfa nibere nawe je kunangurukanaga je nahagariraga nta kibuga nkwana njyewe yirukanka njyenyine none se buriya koko nta kintu hataye ko mbonye duhagutse twiruka gutya nta kindi ntaye umutwe koko Nire neza muyobozi. Niriwe cyane ese pima rugo rwaryoshye umunsi ko mbona ntindukiye. Ako se wowe ibyawe nukunywa gusa ngiye nifitiye ikibazo bandunye muri. Ikibazo ufite se ni ikiye mbwira. Gatado wanabihweho baje mu rugo banywa inzoga ntibananyishyura mbifashe biranancika. Ibyo ntago bishoboka. Byashobotse. None se Gatado wanabihweho bagiye kukwambura. Icyambere rero mubwira umusoko nyemva urawuzi umva wowe se hari igihe utaza mu rugo ko kugasogongera iwanjye gahora niba ari ibyo nubundi nta kibazo ibyo nzabikora nese nde nkubeshye se wenyine nyemurira ikibazo n'akantu nakongera bari hehe nabahari irindira nzabatumiza wowe nzabikora wenyine bandunye muri ikibazo urabukoze cyane rwose wareze nabyumvise kandi nabyanditse ikibazo cya mbere kiriho umusogongero w'imva urawuzi we nta kibazo nyine n'akantu nakongeraho ibyo nibyo najya nkunda sinjya njya ruswa ariko si warwana we na nubu nturakira ako sapa urubanda wangu sakanyo none abanyize none se ukeneye kikuyangukire ndashaka amafaranga ajye kwa muganga buretse ntegereje Gatadowa aze tujye kure amafaranga nkubirasize mu ikote ubu ninjye kukuvuza ubuso nanza ngomeza kugenda amezi uku nguku nose urubanda wazanye n'urwiki nukugira ngo ukabye ngo wapfuye akubona ntarwaye papa urwara iki se byo birakureba ngogende yasana ujye kwa muganga reka ngende Basize mu nzu nukuberi reka mbamba ndimo gufata amahumbezi humura ntacyo turi kumwe nagize ngo uri murampunga ngo gashere wanjye turi mu kwabuki nakubuze reka nibera ahangaha nta kibazo ndahari nanjye naje wese wumva se rwose pe ariko uri n'umusore rero ntugire ngo koko se nawe urabibona reka naguhashashe pe umva nkubwire roshiri krame ikintu tugiye kukubwira tuganira uzirinda amagambo yo mu kaziga baravuga bafite iminwa iregarega reka nanjye amakuru narayumvise ko mu kaziga haba amakuru cyane ariko je naje nje kubakana nawe ntago naje nje wumva se sheri ndaje tuzarwubaka rukomere nari ifite urukozi bita Gatado rwacanaga umuriro kawushyiramo amazi rukabunyiriza niyo mpamvu wari warananutse ariko nzi umaze kubyibuha pe ngiye kubyibuha bazareba bumirwe ngufite sheri ubu namaze kukwemera ni mukuri mujyana gasa ntugire ikibazo rwose ngiye kumusigara ndahari wese cyane rwose reka nkusukire n'intwera ahubwo bumirwe yego ngiye kubanza nsukure hano mu rugo n'abaza kuza baze basanga sheri wanjye yicaye ahantu nubona se hari harabaye nabi Gatado ntiyakoraga umwejo oya nagenda Gatado ubura mu kanya turanywa n'igikoma hari ikibazo ibintu biriho cyane reka no mundi burankubira namwubaga ko yankoreshaga ubu ngiye kumwishyuza mwishyuza ariko ikibazo mfite nuko ngiye kujyana n'uriya mugabo ngo nibihwewe kumwishyuza bihwewe yaje nkikora kwa Nkubiri yaje aze kubumba igikoma adutwara icyuma bituma Nkubiri anyirukana amwiba ikofi biba ikibazo tujya ku kabari batuma badushyira mu muvure bihwewe reka njye kumureba tujyane ariko n'ubundi businizeye ko n'ubundi nta bibazo ndi buhure nabyo nta cyizere mbifitiye pe reka njye kubure ko n'ubundi ni ibibazo mu bindi reka ngende ako rero pima kame muyobozi aya reka hari ibintu ugiye tutavuganye ibihese pima karame barabaga buri kundegera ndimo ndashaka kugira ngo umbwire ikibazo mufitanye neza ni iki nese sinakubwiye ko baje bakanywa bakagenda batanyishyuye umusogongero tugezeho urawuzi wumbwire nyine banyweye inzoga amafaranga angahe banyweye inzoga y'ibihumbi 5 banyweye inzoga y'ibihumbi 5 inyungu wari ufiteho nangahe ni 1,000 umusogongero w'amacupa 3 ibintu byose mite mbirangiza oya nase urumva utari bubumombeje amacupa 3 y'Icyatanu
urumva uraba ukoze no mu mafaranga yo kurangura mugarurira ibitari buzagaruke byari kuzamva se wowe bimfashemo nyine bizagaruka ariko mbone n'inyungu yanjye nta kibazo wowe fata icupa rya 500 nanjye sigana inyungu ya 500 ntabwo bishoboka birumvikana ariko se suzi ko sanzwe nanagufata neza wowe sesheri Krame, igihe wakuburiye wajya ukara ibya cya gikoma arabona icyahiye yewe igikoma kiri hafi gushya. Banza umpa amafaranga njye kuzana urwagwa twakiriza abashyitsi bari budusure. amafaranga rero ari mu ikote kandi iryo kote ntabwo ari yenyine nzi aho riri bihwewe na Gatado barahazi ahubwo jye sinagenda nsize igikoma zana igikoma nkwe ubu nijye kuri batanga Banza ujya kureba ikote sheri nibyo byihutirwa. ariko undi papa ni gute utabona ko ndwaye wanjyanye kwa muganga ukangezayo amafaranga ukakujyana nyuma wanjyanye kwa muganga asinja jwete mwana wanje wagiye ugafata imiravumba n'imibirizi ntabwo uri bukire ubusore ukuntu wanyinaguye gutya iyo mirizi n'imiravumba byamvura umva nkubwire mwana wawe reka ntegereze Gatado waze turajya gushaka amafaranga ajye kukuvuza Ruwe, mwana wawe cyarwaye gute? Gatado wahisaza mumeze mute Gatado Ni sape. dore pe nukameze Nisi waje tukajya gushaka amafaranga ni ikote ngo biratare dutanga ukajya kuvuza umwana wawe. Tujye cyo gushaka ikote nyine ufata amafaranga uvuza umwana wawe. tugende Ko tubanze tubitekerezeho. Reka wowe tuye kubigenza. Tuye dusanga ikote yarya ite tumusanga ubura basanga naryamye. turamusanga iwe tumuhondereyo Dukomeze. tugende ariko ubundi rero reka nkwereke n'ubundi bihwewe amaze kunana muri umudugudu reka nanura agatebe hanyuma nanegekeho nze tujye kumureba naheruka gukora umuganda reka nze nkanure bikore vuba ngo nkanenze tugende kuko namaze kunanira ako bihehe uyu munsi akacika kiziriko tujye kurebera kwa nkubiri ubu niho bari bavuga ko aribo bagiye kujya Shari we. Shari. karame Wagiye kureba rya kote ryawe. reka ngende reka ndaje ngende Iwo tubanguke. yego sheri Urasanga mbitunganyije. ariko koko wamugane sheri bina mbambwira nibyo reka mbanze njye gushaka rira kote ryo rimo amafaranga azadutunga ni nka hariyo banki yangerega ubundi se umuntu we yamara teremusi kiriya gikoma ni kishi reka ngende ndizane aha Gatado dore cya giti nkubira yamanitsemo ikote Kuko imana mfashe ibintu ndiko ntibari byo. ibiki se uvuga Byakude kubona waje ntaririmo. reka tugereyo ture ko ntaririmo Tugende. dore ntaririmo we Ariko ubu nkubira byitse kubyo ikoti ryaba ryagiye. Yaba yaritwaye. tubigenze gute rero Tumusange wonyine two twavuga Yesu mundikane. Reka tujyeyo tujyeyo. ntaducika Tugerewe turemane duya amafaranga yacu. ntaducika ariko si ubu koko papa yanze kumvuza ubu se nari yavuga agiye kuzana arahita ajyana mu nzoga nawe nta kindi ariko ndamurega niwe yanyikubitiye ntabwo naguye ndi mu mirimo yindi agomba kumvuza biramutse byanze ndamurega Asibura nkubira uzintse bingana cyo kubya ira ko tuba warijyanye. ahubwo ina kote ryanjye rihare nkubiri ko turayifite mu nzu sana amafaranga twigendere Mu buri gihe vundureza amafaranga. muri abateka mutwe mu amafaranga yanjye mwabisambamo rizane uduhe amafaranga yacu papa yaramugaje ariko mwihorere ndamureka rwose ibingibi nabyo yewe muntu nta mudugudu wamboneye anyura aha ngaha yaciye hano ari kumwe na ipimaki bagiye kwa nkubiri reka nze mbasangeyo none ugiye kumurega reba ukuntu papa yangize reba ukuntu yangize nawe ari umwana wiwe none se ubwo ntiyagukubitiye bya babana muba mwananiranye byorere wa muntu we ntiwabishobora wasanga waranze imirimo ugasanga utashye bitinze ntawamenya iby'ubu ngubu wa mwana we nawe wazikoraho
ariko shari bite byawe aba bagabo ko ndeba bari kugusakurisha ni ukubera iki ase nkubu uyu niwe mugore turi yirukanisha uyu ni sheri wanjye urumva sheri reka ngusobanurire uyu ni Gatado yarankoreraga agakomba isafuriya yose ntabwo yozaga iki kigabo nacyo bakita bihwewe kigira igisazi ngo kikajya kuvumba ibikoma cyaraje iwanjye ndakinutsa ngayo nguko aba ni bamwe wajyaga umbwira nibo sheri umvira nkugira inama wa mugore we uyu mugabo we ni igisambo ruharwa iyi nkubona ahangaha niyo yibyari nijoro n'abaganga ndabizi bidatinze ejo iyi nzu barayigusohoramo niyo akodesha nayo ntarayishyura nkugira inama rero fata wikomereze shari ibyo wavuga ni ukuri oya wimubaza mubwize ukuri uyu mugabo ni n'umuteramwako yagize gutya atuma nkubita umwana amenera byeri yanjye nari niguriye ikirenzeho kandi yatumye badushyira mu muvure nzi yuko ari bwishyure wafashe twawe ukigendera hakiri kare mbese oya ndigende wigendere rwose sheri barambeshye sheri koko wigendere sheri koko uragiye barambeshye aba bagabo biwe ibibazo byawe rero maze kwakira muri iyi minsi uzi uko bingana biwe dore tumake barazanye turongeye turirutse gize imana kiziri urizanye aba bagabo maze kuyirukanishije umugore aka kanya rwose nyamura ikibazo nkubiri ntabwo twikoresha umugore wawe ahubwo twari tuje kwishyuza umva kiziri hita unyishyuriza dore babihwehwe ngabo umvira kiziriko n'ibiziriko byawe nyishyuriza nkubiri uyu nguyu amafaranga ngiye amezi 5 ariko se nta wundi muntu ufite ikibazo ahangaha muyobo nanjye ndagifite dore papa yarangubise yamvunye amaguru ubu se yanze ko amafaranga ujye kwa muganga nicyo kibazo ufite